Yes, alo ni kuri Ngufashe TV, muraho neza, murakomeye, mukomere cyane inshuti bakunzi ba Ngufashe TV, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero nifuje kuza ahangaha kuri kuri kino kiganiro. Ni ikiganiro kibaza ngo mbaza nkubaze, mbaza nkubaze. Kandi noneho iyo umuntu yabajijwe aranasubizwa. Ubwo rero iki kiganiro mbaza nkubaze, muri kumwe rero na mwarimu wanyu Emmanuel kuri Ngufashe TV. Ngira ngo mbanze nsuhuze inshuti n'abavandimwe komeje kubana natwe kuri ino channel yacu. Dushimira abantu bamaze gukora subscribe, dushimira abantu bamaze iyo babonye ino video barayisharinga, bagakora like. Dushimira abantu bagiye batwandikira baduha comments zitandukanye. Uyu munsi rero uyu munsi ni nayo mpamvu twaje kuri live, twaje mu kiganiro nk'iki ngiki kugira ngo ninjye nyine noneho naje mu kiganiro, na mutumirwa mfite, ninjye wabaye umutumirwa ino video y'uyu munsi. Okay, murakoze cyane rero, ndabashimiye. Reka dutangire ikiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero turagisangamo ibibazo bitandukanye, turagisangamo ibyo abanyeshuri bakunda kwibaza. Nongere mbibutse rero, ngewe ndi mwarimu wigisha ibinyabiziga, wigisha gutwara imodoka, wigisha gutwara ndetse na moto. Ubwo mushobora kuvuga ngo se kuki ibyo byose ubikora? Nuko byose nabinyuzemo, bifiteho experience. Noneho na provisoire, byongeye na provisoire amategeko y'umuhanda turayabigisha, tukabafasha ku buryo neza bigenda neza mu gihe gitoya. Nongere mbibutse yuko ibyo byose, yaba provisoire, yaba kuba wamenya ikinyabiziga. Mwibuke ko hari video nigeze gukora ya live mbabwira ngo icyambere no kubanza ukabitegura. Ibyo byose rero kugira ngo uze ungane, uzajya ubanza ubitegure, numara kubitegura ubundi uze ungane nanjye ngufashe. Rero twabateguriye amasomo, tubategura amasomo ari pratique, ariko tunagerageza kuvuga ngo reka aba bantu, hari abantu batakunda kubona umwanya bitewe n'imirimo bakora, ariko turabatereka tujye tubashyirira amavideo amwe namwe kuri ino channel yitwa Ngufashe TV, kugira ngo wenda bimwe na bimwe mugende mubisobanukiraho. Uyu munsi rero twaje mu bibazo ndetse n'ibisubizo. Murakoze cyane, nimbaza nkubaze ndetse kandi tukanabasubiza. Ibibazo rero biri kwibazwa, turavuga ibibazo bike bitarenze ibibazo 8. Kandi noneho turacyakomeje kugira ngo tubafashe, tukomeze tubafashe kuri Ngufashe TV. Yes, reka rero dutangire ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu rero kiravuga ngo hari abanyeshuri bakomeje kugenda bibaza. Ubwo turabanza tuvuge ku kizamini, ku kibazo cyitwa provisoire. Umunyeshuri yaribaje ngo provisoire ni iki? Ariko umunyeshuri wibaje ngo provisoire ni iki, ubwo nuvuga ngo abatari yasobanukirwa nibwo bagitangira ibintu bigenanye na provisoire. Provisoire ni iki? Provisoire urwo ni ururimi rw'amahanga, ariko bavuga ko ari uruhushya rw'agateganyo. Provisoire ni uruhushya rw'agateganyo, ni uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ariko mu buryo bw'agateganyo. Ngira ngo mbasobanurire, provisoire ni uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ariko mu buryo bw'agateganyo, ntabwo ari mu buryo mbese ni mu buryo bw'agateganyo. Wenda reka tubikire aho ngaho. Mushobora kwibaza ngo ese ino provisoire yo mu ruhushya rw'agateganyo ese imara iki? Umwanya nata kuri provisoire nyishaka umfitiye uwe mumaro?
nuko ngo provisoire nubwo ari uruhushya rw'agateganyo n'uruhushya rukwemerera cyangwa se ruguha ubushobozi bwo kuba wakwinjira mu rundi rwego, bwo kuba watangira kuvuga ngo reka nige noneho ikinyabiziga, nifuza kwiga. Impamvu rufite agaciro gakomeye cyane provisoire nuko utajya kwigira ikinyabiziga cyangwa kwiga ikinyabiziga runaka gutwara udafite provisoire. Bavuga ko ari uruhushya rw'agateganyo mu buryo bwa provisoire, bishatse kuvuga ko nimba uyifite haguruka utangire nawe ucokoze vora. Haguruka utangire ucokoze vora, haguruka nawe utangire wige. Tangire wige imodoka. Mbabwije ukuri nimba nta provisoire ufite kugira ngo uzagire imbaraga zo kuvuga ngo ngiye kwiga ikinyabiziga, biragoye rwose, biragoye pe. N'umuntu ugerageza kuvuga ngo reka nige, nubwo hari ikibazo hano abanyeshuri batubaza ngo se ngo umuntu ashobora kwiga imodoka nta provisoire afite. Ntabwo bishoboka. Gusa birashoboka, hari ababikora, ariko ibyo ngibyo ni uguta umwanya, ni uguta igihe, ni uguta umwanya gusa. Reka mbanze mbabwire igisobanuro cya provisoire. Provisoire ni uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga mu buryo bw'agateganyo, kandi ngo urugira agaciro ku nzego zose z'ibinyabiziga. Iyo bavuze ngo rugira agaciro ku nzego zose z'ibinyabiziga, izo nzego ejo bundi muri video yatambutse muzarebe nababwiye inzego z'ibinyabiziga, mbabwira amakategori ariho kwangana. Ni ukuvuga ngo urwego rw'ikinyabiziga barugenera kategori bitewe nuko rungana. Ngira ngo nababwiye ko hariho kategori zigera muri 6, ariko ndongera mbabwira ko hari n'izindi bagiye bongeramo bitewe nuko urwego ndetse n'iterambere naho rigeze ubu ngubu, uko bimeze ubu ngubu, aho viziyo tujyana. Ariko buriya kategori ziriho ni 6 zonyine. Ni A, ni B, ni C, ni D hamwe na F. Ndaza kuza uyu munsi noneho mwihangane, ndaza kuza mugerageze uyu munsi, ndagerageza mbabwire n'izindi ziyongereyemo, mbabwire n'impamvu kubera iki zira kategori ziyongereyemo. Ni ukubera iki zira kategori bazongeyemo byatewe n'izihe mpamvu. Ariko nusoma igazeti neza uzabisangamo wenda kuzongeramo byatewe n'izindi, ariko byo mu igazeti ho birimo. Ibyo byo mbanze bibamareho impungenge, ariko bitewe wenda n'igihugu ku kindi nabyo birashoboka, ikaba ngombwa ko kategori bafite zikaba ziri ku rugero rutandukanye. Reka rero dukomeze ngo rugira agaciro ku nzego zose z'ibinyabiziga. Ikindi kandi rumarira icyo umuntu rufite. Reka turebe inyungu rero kuri provisoire ku muntu ufite provisoire. Ubundi rumumarira iki? Rumuhesha agaciro ko kwigira ku kindi kinyabiziga, ariko ngo ari kumwe n'umwigisha ubifitiye uburenganzira. Ubundi mbere reka mabwiza kuri mbere, wowe uri kunkurikira kuri Ngufashe TV, uri gukurikirana amasomo yanjye nigishanga na Emmanuel. Ubundi mbere kera iyo wabaga ufite perime ukaba ufite ikinyabiziga, reka ntange nk'urugero, hari iwanyu mwabaga mufite ikinyabiziga, mufite perime, mufite ikinyabiziga, mufite imodoka, hakaba hari abana bashaka kumenya imodoka, ushaka kugira ngo bayimenye, wafataga umwana ukamushyira kuri vora akagenda mugaca mu mihanda yindi runaka wenda itari complexe, itakomeye, yoroheje, mu mihanda y'amakaritsiye, mukagenda mutwara gake. Aho byarakundaga. Ariko ubu ngubu kubera ibibazo bisigaye biriho, hari ukugonga kwinshi, hari amakonterevasi atandukanye, urebe gufata umwana cyangwa se gufata umuntu runaka ngo ugende ngo umwishe ataramenya ibintu by'amategeko y'umuhanda, iyo agonze baraguhana, monsherizami baraguhana bikomeye, kubera ko icyo kinyabiziga bamutwayemo ntago gifite uburenganzira cyo bwo kwigishirizwaho. Niyo mpamvu ngo iyo provisoire iguhesha
donc ngo iyo urufite rumuhesha agaciro ko kwigira uburenganzira bwo kwigira ku kindi kinyabiziga ari kumwe n'umwigisha ufite uburenganzira. Okay, ari ku kinyabiziga kiyirwa gutwara ari kumwe na mwarimu we wabihuguriwe cyangwa se ubikoramo bifitemo uburambe, mbese ukora uwo mwuga. Uwo muntu iyo bamufashe juste wenda mukoze nk'amakosa, ntago rwose uwo muntu, kuko yes ni ikinyabiziga kirigisha kameme, kirimo umunyeshuri wigisha. None se mbonye imodoka hariya nawe bivuga mbonye imodoka hari genda nabwirwa n'iki ko ari umunyeshuri kwiga uri mu iyo modoka. Buri imodoka ziratandukanye, buri nk'uko imodoka yigishirizwaho, abandi iyo bayibonye barayitinya bakayigira kure bakayigendera kure kubera yuko bazi ko umuntu yitwaye ahanini aba ari umunyeshuri, ntago aba atari yamenya gutwara. Niyo mpamvu rero bagira impungenge kw'abo bantu. Rero ruguhesha agaciro ku nzego zose z'ibinyabiziga. Wakwiga A, wakwiga B, waramaze kubona ariko provisoire, wakwiga kategori C, wakwiga kategori D, wakwiga kategori E, wakwiga na F nkuko nazibabwiye. Ariko nanone aho ngaho hagatonga ushobora kubyiga byose. Wowe wibazaga ngo ese provisoire yakumarira iki? Provisoire ni iki? Nukuvuga ngo ushobora kugenda ukabyiga bamaze kubona provisoire, it's okay, ukagenda ikigikamyo ufite provisoire, birashoboka ukagenda ukayiga, urayiga ukanayimenya, ukiga iriya hiyasi kategori D ukayiga ukayimenya, ukiga F ukayiga ukayimenya. Ariko iyo tugeze mu kugira ngo uhabwe icyemezo cyangwa se uhabwe uruhushya rwo kugira ngo ubashe gukoresha urwo ruhushya, ubashe gukorera ikizamini, donc iyo tugeze gukora ikizamini no bihita birobanuka. Sasa bisobanuka gute rero? Wowe ukurikiye ino video komeza uyirebe, wowe komeza urebe ino video, wowe komeza uyikurikire, ngiye kukubwira byose nivuye imuzi. Birashoboka rwose nkaba maze kubona provisoire, ngiye nkazindukira ku kibuga cyangwa se nkazindukira mu kigo runaka cyigisha ibinyabiziga, nkahita ngenda direct hajya kwiga. Kandi simvuga ngo ndiga moto, simvuga ngo ndiga imodoka isanzwe, ivatiri isanzwe, nkagenda nkajya kwiga ikamyo, nkagenda nkajya kwiga iyasi cyangwa se machine. Ibyo wabikora birakunda. Ikizima n'amafaranga yawe uzakoresha, ni capital yawe yo kugira ngo ushore muri ibyo bikorwa byo kwiga ikinyabiziga. Ariko none iyo tugeze mu kuvuga ngo tugiye gukorera uruhushya ruri definitive, uruhushya rwa burundu, nabyo ariyo batubajije hano ngo permis niki, biravuga ngo iyo provisoire yawe yemerewe mu gukorera. Ariko tugeze noneho mu gukorera uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga, yemerewe kategori A, yemerewe kategori B, izo ni kategori inférieure. Ariko iyo tugeze muri kategori supérieure babemereye kategori F yonyine, niyo ushobora kuba wakoresha mu rwego rwo kugira ngo bafashe abantu, babafashe, babafavorize. Babahaye kategori imwe iri supérieure ariyo yitwa kategori F. Kategori F ngira ngo muri video yatambutse nari nabasobanuriye ukuntu kategori F icyo ari cyo. Ni bimashini, ni mashini, ni gukoresha uburyo bwa mashini, iriya Caterpillar cyangwa se forklift cyangwa se iyo niyo kategori supérieure bahaye umuntu ukimara kubona provisoire ushaka kugira ngo agire permis runaka cyangwa se uruhushya runaka rumwemerera gutwara ikinyabiziga. Twongere twibukanye ko nimba umaze kubona provisoire ushobora kwigira ku binyabiziga ibyo ari byo byose, ushobora, kuko bavuze ko rugira agaciro ku binyabiziga ibyo ari byo byose. Ariko nanone mu gihe ushaka kugira ngo ukore ikizamini, icyo gihe wemerewe byonyine gukora ikizamini cyo kuri kategori B no kuri kategori A ndetse no kuri kategori F. Turabyumvikanyeho byose. Icyo kintu cyose mu mbabare mugifate, hatazagira nkuyeho urujijo ko umuntu bavuga ngo ati ese birashoboka ko hari abanyeshuri bambajije ngo birashoboka ko n'abafite provisoire nkagenda nkigiramo iriya kamyo cyangwa se mfite provisoire nkagenda nkiga iriya modoka itwara abagenzi ariyo hiyasi cyangwa se kwasiteri. Oya, ntabwo bishoboka. Ariko byibura wemerewe kategori 3 ariyo kategori A,
kategori B, kategori na F. Kategori A ni moto, ni abatwara moto izi ngizi zitwara abagenzi cyangwa se n'izindi runaka mujya mubona, na rifani birimo rwose. Noneho kategori B ni izi modoka nyine ntoya zitwara ibiro bitarenze ibiro 350, ngira ngo hagati ya toni kugera kuri toni imwe, aho ngaho kumanuka ibyo ni ibiro, cyangwa se ziriya modoka zitwara abantu batarenze 8 tabarimo umuyobozi, iyo ni kategori B. Ubwo rero no kuvuga ngo rero nkuyeho urujijo rw'umuntu wavuga ngo provisoire ishobora kumfasha kuba nakorera ibinyabiziga ibihe ni bitatu byonyine. Noneho rero iyo tumaze kuva ku rwego rwa provisoire tuhita twinjira no kugira uruhushya icyo bita uruhushya perime ni iki? Ni uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ariko rwa burundu. Uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga mu buryo bwa burundu, noneho definitive. Gira ngo definitive murabyumva niba ngo ni bwa burundu, ntago navuga ngo wenda ngo hari ikindi cyiciro uzajyamo, hoya. Ni ukuvuga ngo nimba mvuye kuri provisoire nkahita mbona kategori B, icyo gihe wabonye uruhushya rwa burundu. Icyo gihe rwose wabonye uruhushya rwa burundu, ubaye ufite n'amakuru wabuzi na kira kinyabiziga kindi niyo kategori B ushobora kwitwara. Ariko iyo bagufashe basanga ibyo ni ikosa rikomeye cyane, kuba icyo gihe bakurega ikosa rivuga ngo utwaye ikinyabiziga udafitiye uburenganzira, udafitiye uruhushya. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo nimba wabonye kategori A, ubwo nyine kategori A mwabana umwe uzatwara icyo bita moto, uzagenda utwara moto, hatazagira ahandi hantu ushakishiriza ni gutwara moto. Aha, noneho rero tumaze cyangwa se wenda wabonye kategori B, voiture, ubwo ni B nyine, ntabwo watwara moto kandi ufite kategori B. Cyangwa wabonye F, ubwo ni F nyine, uzanye utwara imashini zira zicukura imihanda, zikora imihanda, ziriya zihinga torotoro, cyangwa se ziriya zipakira imizigo mu nganda muzagenda muzibona, izo bita forklift. Nagira ngo rero mbana urujijo ku muntu wibazaga kubijyana ese twakoresha iki uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ntangere nka mwarimu nta kindi kintu mbeshejeho uretse kuza hano nkabakuramo ibyo mwitaga ibyo mwatekerezaga yuko uko bimeze. Ubu rero ndi hano, nawe urahari nkurikiye kuri iyi channel, ushobora kumbaza ikibazo waba wumva kigucanze, ni andika hasi muri comment, utwandikire utubwire ati kino kibazo ntabwo nabashe kugisobanukirwa. Ikindi kandi wibuke gukora subscribe, ndetse kandi harimo na nimero muri script yacu, muri description yacu harimo nimero za telefone. Watwandikira rero kuri WhatsApp cyangwa ukatwandikira buryo busanzwe cyangwa ukaduhamagara, ndetse ukatubaza n'ahantu hatandukanye. Namaze kubona bamwe batangiye kubikora, bari kumbaza se bimeze bite, ariko nkabafasha nkabayobora. Ahubwo mungane muri benshi muze mbigishe. Ndashimira abantu bamaze kungana, ndetse ku kibuga baranahageze, bamwe batangiye kuza kwiga ikinyabiziga. Ni byiza rero kudukurikirana hano kuri Ngufashe TV, ariko bikaba byiza bikaba n'akarusho waje ukegerana mwarimu twihurira amaso ku maso, tukigana nkagusobanurira n'ibindi tubireba amaso ku maso. Hari rero uwatubajije ngo ese uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ngo rugira amoko angahe? Nababwiye ko ari amoko 5. Ahangaha niho ndi bubasobanurire bwa bwoko bundi bwagiye bukirwamo, bitewe nuko gahunda zigenda zimera, cyangwa se bitewe nuko iterambere ry'igihugu cyangwa se vision turi kwinjiramo uko igenda iba, nako n'ibindi bagenda babikora. Noneho rero ngewe nka mwarimu naje kubigisha mbabwira bati reka mbasobanurire hano. Ubundi ni uruhushya rugira ahantu 6, hari A, hari B, hari C, hari D, hari na E, hari na F, na 6. Ariko noneho nibwo nge no guhitana nababwira yuko
harimo n'andi moko nk'ubu harimo kategori zigera muri 3 zigira izindi zikomokaho. Urugero reka mbabwire izo kategori. Harimo kategori A, harimo kategori B, harimo na kategori D. Izo nizo kategori twabonye bongeyemo izindi ngenzi zazo, ariko ntacyo bahinduyeho uretse imyaka runaka, uretse ingano y'ikinyabiziga runaka, uretse n'ibintu runaka. Ubwo rero ibyo tugiye kuvugaho ni ukuvuga ngo kuri kategori A bongeyeho kategori A1 cyangwa se A1. Kuri kategori B bongeyeho B1 cyangwa se B1. Kuri kategori D hariho D1 cyangwa se D1. Ushobora kumbaza ese kubera izo kategori bazongeyemo, kubera izo kategori ziriho, ese nanjye ndazemerewe kuba nabafite kategori A nkajya gushaka na A1? Ese nanjye ndazemerewe ko nafite kategori B nkajya gushaka B1? Byamarira iki mbaye mbifite? Undi nawe akavuga ati ese nanjye mfite kategori D birashoboka ko najya gushaka D1? Byamarira iki? Bitewe byamarira iki? Nakaye karusho kanyongerera ndamutse nshatse D1 cyangwa se ndamutse nshatse mfite D nkashaka D1, cyangwa mfite B nkashaka B1, cyangwa mfite A nkashaka A1. Reka rero mbamare impungenge kuri kategori A. Ubundi kategori A ni uruhushya rwo gutwara ipikipiki murayizi, iriya bita motari cyangwa se rifani. Ngira ngo rifani mujya muyibona ifite amapine 3, imwe ikunda kwimura abantu, murayibona mu bantu bafite ibintu bikiriritse badacaho gutwara ibintu byinshi cyane, batwara muri rifani. Noneho rero reka mbabwire kuri kategori A. Kategori A rero impamvu bavuze ngo kategori A1, bavuga ko iriya kategori A1 n'ubundi ni A, ariko noneho yoyo donc ni kimwe na ya A isanzwe, ariko iyo bongeyeho rimwe kubera yuko hariho abantu babana n'ubumuga kandi nabo bakaba bakeneye kuba bahabwa iyo kategori. Ni ukuvuga ngo iriya A1 bayiteganyirije umuntu ubana n'ubumuga, niwe bayiteganyirije. Ntabwo ari umuntu usanzwe muzima ufite urugingo, ufite amaguru, ufite ingingo zikiri nzima, ufite ingingo zikiri nzima aba yemerewe gukorera iriya kategori A. A1 rero, A1 bayemereye abantu bashobora kuba bafite ubumuga kandi bakaba bakeneye nabo kugira ngo bagire déplacement, bagire ikibageza ku kazi, bagire ikibageza ahantu runaka bagiye nko gusura abantu. Ni kuri Ngufashe TV rero ngewe naje nka mwarimu kugira ngo mbanze nsobanurire abantu bakure mu rujijo ku bigendanye n'ibinyabiziga, imitwarire mu muhanda, imitwarire ese kuba abayobozi, abashoferi, ibintu nk'ibyo, kugira ngo tuba abashoferi bazima, abashoferi bafite vision, abashoferi bazi gutwara, abashoferi bafite ubumenyi mu byo batwara, mu byo bakora. Ubibuke kutwandikira ahangaha kuri Ngufashe TV, nimero za telefone turazishyiraho, n'izindi video zagiye zitambuka mugene murebamo, tuba twabasobanuriye cyane ntako tutagize. Ahubwo mwebwe icyo tubasaba n'imbaraga zanyu zo kugira ngo mukomeze mudukurikirane ndetse mudufasha kugira ngo natwe tugire iterambere tugeraho, kugira ngo tuzamuke. Natwe tuba twabitekereje kugira ngo twemere dukoresha amayinite, dukoreshe ibikoresho bitandukanye kugira ngo byibura ino video itambuke ize ibagereho. Birashoboka yuko wenda yabitagaragara neza, ariko icy'ingenzi ni icyo uri kuyumvamo, icy'ingenzi n'ubumenyi uri gukura muri ino video. Murakoze cyane rero. Noneho rero narindangije kategori A na A1. Ngira ngo manze mbaho urugero, nimba nko ku bantu batuye mu mujyi wa Kigali, abantu batuye mu mujyi wa Kigali muzabona akamoto gakunda kuzamuka ku Muhima kajya Nyabugogo, kajya mu mujyi, kajya Nyabugogo, karimo umuntu wicayemo, amaguru ye afite amaguru bese ufite ubumuga,
uwo muntu muzamubona atwara ku kamoto k'amapine 3 karanasakaye kandi aragakoresha mu buryo bushoboka kuko atwara imizigo y'abantu, arakora rwose nta kibazo. Uriya uramutse umubajije ati mpereza perime yawe cyangwa se kategori yawe uyinyereke, uzasanga handitseho A1. ngira ngo murasobanukiwe rero, ntago abantu bose rero ariko bakorera kategori A1. Oya, kategori A1 ni kategori itwarwa n'umuntu ubana n'ubumuga, ariko nabwo kandi arabanza agasuzumwa ubwo bumuga bakareba koko atari ubumuga bukabije bushobora kumubuza no kuba atanagira n'ikinyabiziga atwara, bakabanza bakareba abona ko ari ngombwa bakamwandikira kategori A1 bakamwemerera ko ajya kuyishaka. Murakoze, ngira ngo icyo ngicyo muracyumvishije rero. Bongeyemo na B1 rero. B1 nayo ni kimwe na B, ibinyabiziga ni bimwe ntagihinduka, ariko nayo yemerewe n'abantu babana n'ubumuga. Ngira ngo muri no minsi noneho hari n'ubundi buryo, niyo tugunda kwita B auto cyangwa se kategori automatique, B automatique. Donc ubu noneho hiyongereyeho ko n'umuntu ufite B1 cyangwa se B1 hari B automatique, ubu noneho harimo hari B manuel na B automatique. Ariko B automatique ni nayo twitaga B1 kera. B1 yabagara ari modoka zitwarwa n'abantu babana n'ubumuga za automatique, mbese gukoresha ukuguru kumwe cyangwa se ukuguru kumwe, kuko n'ubundi buri automatique yitwara ukoresha akaguru k'iburyo kuko tuba dufite feri ndetse n'umuriro, ahandi ni ukuboko nyine ugenda ushyira muri aho imodoka ihagurukira, gusubira inyuma se cyangwa se kugenda muri depari, biri nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo rero nayo ni kimwe na B, ariko yoyo ikaba itwarwa n'abantu babana n'ubumuga. Ngira ngo urugero nabaha umuntu wabanje gutunga iyo modoka, uretse ko hari n'abandi ariko uzwi cyane nimba muzi Rasta uriya wabaga hari ku kiraro cya mbere uturuka mu Kanogo, kuri cya kiraro cya mbere kwa Rasta, uriya Rastaman hara kuri One Love, uriya yarafite uruhushya rwitwa kategori B1 kuko ni nawe watunze imodoka ya automatique bwa mbere. Ugereranyije si wo wa mbere, ariko minimum twabyita ko ari nkaho wa mbere, kuko nawe buriya ni umuntu wamugaye ariko akaba atwara imodoka ya automatique. Abatari babizi rero niko bimeze hano kuri Ngufashe TV. Twiyemeje kugira ngo tuze hano abafatanyabikorwa bacu, abakiriya banjye, abakurikira amasomo yanjye ibyo mvuga, rwose mumbabarire, rwose ndabasabye mukurikirane, mujye mukurikira kugira ngo nanjye nishime nezerwe, nuko mbona yuko mwankurikiye, nuko mbona yuko mwarebye video yanjye mukayinezererwa, nanjye icyo gihe biranshimisha, nkaba nategura ikindi gikorwa, nkaba nategura indi video izatugirira akamaro mu gihe kiri imbere, nawe kandi kakugirira akamaro. Ikigaragara na amakomenti ngenda mbona, iyo ngenda mbona amakomenti nabyo biramfasha, mujye mubinkorera. No tugeze kuri D1 rero. D1 rero iri different, itandukanye na ziriya kategori turangije bongeyemo. D1 yo ni uruhushya rwo gutwara ariya mabisi manini, D1 nukuvuga ngo ubundi D1 ni ikinyabiziga gitwara abantu bari hejuru y'umunani kugera kuri 30, ariho tusangamo harimo Coaster, Hiace, imwe twitaga twegerane yatwaraga abantu 18, ariko iyo ni D. Guhera kuri Hiace iri yatwegerane, imwe twakoreshaga twita twegerane na n'ubu ziracyahari, zirakorera mu makartier, ariko iri yatwegerane mbibutse ko yakoze akazi kenshi cyane, yatuvanaga muri quartier tujyana mu mujyi,
tujyana hirya no hino hatandukanye. Ewana turayishimira ko iriya modoka kabisa yakoze akazi kenshi cyane mu gihe cyayo kandi na n'ubu iracyagakora. Rwose bayobozi mutwara kira kinyabiziga cya Hiace namwe turabubaha turanabemera kuko mwakoze akazi gakomeye cyane mu gihe cyane. Rero nukuvuga ngo iriya de ni Hiace guhera ku myaka nako ku myanya 18, imyanya 8 kurenza hejuru y'imyanya 8 kuzamura kugera ku myanya 30, kugarukira aho ngaho ariho dusangamo Coaster. Ira Coaster turasanga muri modoka yitwa Coaster, ngira ngo muzayibona, ira nini itwara abagenzi. N'urushya zira modoka zitwara abagenzi, rushya rwo gutwara abagenzi. Zira modoka muranzivugaho mw'abantu mwe, naho uyibonye utwaye indi modoka bitewe n'ubuzima bw'abantu ira modoka ibitwaye, mwige mwihangana ari muzibona muzibwire samahani, muzigendere kure, muzigendere hafi, ewana muzihe rugari kuko buriya ziba zitwaye ababyeyi bacu, ziba zitwaye barumuna bacu, ziba zitwaye bakuru bacu, ndetse zibajyana mu ntara zitandukanye. Bayobozi namwe muzitwara, banyeshuri mwebwe mwasojeje twayigishije, mwaciye iruhande rwacu tukabigisha, mutubabarire mugende mwubahirize ibyo twabigishije. Muzagende muvuga ngo twabigishiye nabi, mutwara abagenzi nabi, mubatura mubagongesha oya no. Umushoferi muzima, umuyobozi muzima arangwa na discipline, arangwa no gutwara mu muhanda afite imyitwarire myiza. Ndongeye ndagashimangiye nanjye nka mwarimu, mbonye utwara nabi, ugenda uzenguruka, ugera gutya ugendera nabi ibinyabiziga, ntago bari byiza rwose. Uwo muntu rwose turamusaba kugira ngo agaruke ku ishuri, tumwikiye neza nicyo tubereho. Iriya rero day 1 tuzasangamo zino modoka zitwa Yutongo, ngira ngo murazizi zino modoka zitwa Yutongo. Tuzasangamo zino modoka zitwa Jagaga za Jaguari, izi zijya hanze, ano mabisi yajeho, aya mavolcano, aya manini, aya wana kabisa. Zira modoka zose rero nizo dusanga muri D1. Ano mabisi akomeye iyo yose ni D1. Ritiko ni D1. Ewan nuvuga ngo nimba ushaka kugira ngo ugire akazi kiriya ko gutwarira modoka, banza nimushaka gutwarira modoka, banza ushake kategori D, numara kuyibona ujye gushaka na kategori D1. Iriya yoyo rwose ntago ari ababana n'ubumuga, oya ahubwo n'urundi rushya, n'urundi rwego uba uzamutse mu ntera. Noneho watwaraga abantu 18, abantu batarenze 18, noneho ugeze ku cyangwa se 30, noneho ugeze ku rwego rwo gutwara abantu bari hejuru ya 30 kuzamura. Nuvuga ngo niyo Ritiko. Bavuga ko buriya nta bantu bavuze barenzaho igazeti tubwira ko ni hejuru y'abantu 30. Ubwo nukuvuga ngo itwara abantu bari hejuru y'abantu 30. Yes, iyo rero ni day 1. Abantu bafite urujijo kubigeranye n'ubwoko bw'amakategori, abo ngabo nabo bamaze impungenge ndetse n'urujijo. Noneho hari ikindi kibazo cya 5, baratubaje ngo ese ninde wemerewe guhabwa provisoire cyangwa se ninde wemerewe guhabwa perime. Nukuvuga ngo umuntu wemerewe guhabwa provisoire, icyambere ni umuntu waje akatugana ku ishuri. Rero ahangaha niho ruzingiye. Wowe wambaje kino kibazo ukaba utarangira ni umuntu wagannye mwarimu wigisha amategeko y'umuhanda, akakwigisha, akagusobanurira ibyo mu muhanda uko bimera, akagusobanurira imirongo yo mu muhanda, akagusobanurira ibyapa bitandukanye, akagusobanurira ibigendanye n'amategeko y'umuhanda, ukuntu ugomba kuyiga ukamenya ibirebana n'ibiteka, mbese biri mu gitabo cy'igazeti. Gana mwarimu abanze akwigishe provisoire. Umuntu rero wemerewe guhabwa provisoire ni umuntu umaze kuzuza imyaka, ubundi ukimara gufata indangamuntu yawe imyaka 16 uba wemerewe kuza mu ishuri tugatangira tukakwigisha. 16 turakwigisha.
ariko biba byiza cyane 17 kuko byibura usohoka 17 usohoka mu mategeko y'umuhanda umaze kubona provisoire mu myaka 17 wikubita mu myaka 18 iguhesha kugira ngo utangire wige ikinyabiziga rero sasa kugira ngo biguheshe kuzabuhabwa perime. Rero provisoire rero impamvu bakubwira yuko ihabwa umuntu wamaze kumenya amategeko y'umuhanda mu mutwe, amaze kuyamenya, kwiga amategeko y'umuhanda mu mutwe, akaba yazi mu mutwe, akaba bisobanukiwe byose, noneho kandi amaze gutsinda ikizamini cyanditse, amaze kubazwa ikizamini cyanditse, icyo gihe ahabwa uruhushya rw'agateganyo rumwe nahoze mbabwira, rumwe twahereyeho. Noneho rero yarangije rero ahita yinjira mu rwego rwo kugira ngo ajye gushakisha uburyo yabona uruhushya rwa burundu, ari rwo ruhushya rwa perime, ariyo perime definitive. Rero uruhushya rwa perime uruhabwa nawe ni umuntu wamaze kugaragaza ko yatsinze ikizamini cyanditse aricyo cya provisoire, noneho kandi amaze gutsinda ikizamini cyerekana uruhushya ari gusabira kategori, ariyo wenda kategori A nababwiye, kategori B cyangwa se kategori F. Nibwo rero yemererwa guhabwa iyo perime definitive cyangwa se uruhushya rwa burundu. Ubwo rero urumva abantu bari bafite urujijo kuri ibyo ngibyo, ndizera ko mbamaze urujijo. Nongere subiremo ndababwiye ngo provisoire ihabwa umuntu wamaze kwiga amategeko y'umuhanda mu mutwe kandi amaze gutsinda ikizamini cyanditse. Perime definitive igahabwa umuntu wamaze kubona ko wamaze kuba afite ikigaragaza ko yamaze gutsinda ikizamini cyanditse cy'uko azi amategeko y'umuhanda mu mutwe kandi amaze gutsinda n'ikizamini cyerekana uruhushya ari gusabira kategori, ari rwo kategori A, kategori B, kategori ndetse na F, kuko nizo nababwiye zemerewe guhabwa umuntu wamaze kubona provisoire. Icyo ngicyo rero numva nacyo ndagisubije. Ndizera ko abantu rero bankurikiye hano kuri Ngufashe TV bareba babifate neza. Wowe rero ugitangira kwiga amategeko y'umuhanda, ngwino utugane tugufashe. Noneho rero cyose cya gatandatu, umunyeshuri yaribaje ese uruhabwa nande? Ruhabwa nande? Ngira ngo nabisobanuye, nabwiye ko ruhabwa n'umuntu wamaze gutsinda ikizamini. Okay, rutangwa nande? Okay, yes, very good. Ndeka bisubiramo neza. Ese urwo ruhushya rutabwa nande? Ubundi uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, yaba ari provisoire yaba uruhushya rwa burundu, rutangwa n'urwego rwa polisi y'igihugu. Ni ukuvuga ngo mu ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ubundi hari amoko atatu. Tugira uruhushya rw'agateganyo, uruhushya rwa burundu ndetse n'uruhushya mpuzamahanga, ariyo international driving license ndetse na license. Habaho license na international license na provisoire license. Donc uruvuga ngo ni eshatu. Ubwo rero nukuvuga ngo rero izo zose zihabwa n'urwego rwa polisi y'igihugu. Ngira ngo mumaze kubimenyera abagiye kuzishaka, ndizera ko nta yindi ministeri mwagiyemo, nta handi hantu mwagiye uretse kugana ikigo cya polisi, nicyo cyabafashije kugira ngo babahereze urwo ruhushya, kuko babifite mu nzego mu nshingano gutanga urwo ruhushya, ndetse emwe dore ni nabo batanga n'ibizamini byo kugira ngo babemerere gutanga urwo ruhushya. Kandi noneho niyo ukoze nikosa emwe nibo baguhana. Urumva kuvuga ngo rero ubwo rutangwa n'urwego rwa polisi. Akona ko murakamenye ntago mwari mubizi, wenda hari uwo babaza bati ngo rutanga na ministeri yo gutwara abantu n'ibintu. Hoya n'urwego rwa polisi. Hari ibibazo rero bindi abanyeshuri bibaje. Reka dusome ikibazo kimwe hano. Umunyeshuri yibaje, yaravuze ngo ese ngo ariko se ngo birashoboka ko umuntu yagura perimi? Ati ngo birashoboka ko umuntu yagura perimi. Reka nsubiremo. Umunyeshuri yibaje ngo birashoboka ko umuntu yagura perimi. Mbakuriye inzira ku murima, ndi mwarimu wigisha ibinyabiziga kandi nkanakoresha n'ibizamini. Ntago rwose ngize gutya.
ntago bishoboka ko umuntu yagura perime. Sinzi nimba hari aho biba, wenda ni mu bindi bihugu, I don't know, ariko igihugu cyacu cy'u Rwanda twebwe uruhushya rwo gutwara cyangwa se perime irakorerwa, irigirwa, ishyirwaho imbaraga. Umunyeshuri yibajije kino kibazo mwamuntu umbabari w'igisibe mu mutwara kwako nta hantu rwose uzagura uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ngo bishoboke. Uruhushya ni wowe urwishakamo mu mutwe wawe, ubwonko bwawe, ubumenyi bwawe, ntago bigurwa. Uruhushya ntago ari biriya tuzinduka mu gitondo ngo mbonye fanta mfite igihumbi reka oya. You have to take time. Fata igihe uze ugane ishuri tukwigisha ubumenyi, tukwigisha ikinyabiziga, ubundi ushake uburyo ujya ku kizamini, ukora ikizamini, nurangiza ubone kubona urwo ruhushya. Naho iyo myumvire yo kuvuga ngo kugura uruhushya ntibibaho. Bakuriye inzira ku murima. Undi arabaza ngo ubwo twageze mu tuntu n'utundi mu gihe cyo gusoza video, arabaza ngo ushobora, kugira ngo tushoze kino kiganiro cyacu, ushobora gutwara ikinyabiziga nta ruhushya ufite? Baba we sikokoma nabisobanuye ruguru, ariko ntabwo bishoboka. Nabyo ibibazo mwambajije byose ni negative. nta kimwe kiri positive ushobora kwemera ngo true no false, byose ni zero. nta kibazo, byose nimakanye, ndabakanira. Kubera ko bibavuze ngo ushobora gutwara ikinyabiziga nta ruhushya ufite, bibaho se? Bibaho? Ntabwo watwara ikinyabiziga nta ruhushya ufite. Nese uragitwara warakize se? Okay, nanone ushobora kwibwira ngo ndagitwara ariko ntibibaho. Ese nababwira ngo bibaho? Oya, ntabwo bibaho. Urabanza ukaza ukiga, ukaza tukakwigisha, ubundi ukagenda ugakora ikizamini cyawe, wamara kugitsinda noneho ukagira uruhare rukomeye cyane, ukaba clear, ugatwara ikinyabiziga noneho nta kibazo gihari. Ariko bitavuze yuko uburyo itegeko riberaho kuba waryica, hari abaryica ariko bagahanwa nyine. Ushobora kuvuga ati ngewe ndumva niyemera, ndumva nzi ikinyabiziga, ugafata ukaba yego. Ubwo rero nge nagira ngo rwose mbakurira inzira ku mirima, ngwino wige, nta nubwo bigoye. Iyo wagize amahirwe ugahura n'umwarimu mwiza ureba ugufasha akakwigisha neza, nta kibazo rwose, rigenda neza. Ubundi uriga rwose, ntutinde mu ishuri, ubundi ugakurikiza amabwiriza ya mwarimu, ubundi akaza akakwigisha. Rero nimero zanjye ngiye kuzibabwira kugira ngo dusoze ikiro kiganiro twari dufite uyu munsi. Iri somo turisoze ryo kuganira ku ibibazo abanyeshuri bagiye bibaza. Ngira ngo mbabwira ngo mukore rero subscribe, mukore like, ndetse mutwandikire muri comment. Ndumva twasozereza ahangaha, ndetse mujye mutwandikira mutubwire ati murashaka iki, mutubwire ibyo mushaka, natwe tubakorere amavideo yabyo. Rero mutugane, dukorera ku kibanza cya Kagame, hafi ikibanza cya Kagame. Mwatugana rero, nimero zacu ni 078 08 210 27, 078 08 27. Watwandikira rero kuri WhatsApp, ndetse watwandikira kuri SMS isanzwe, kandi ikindi cya kabiri wanaduhamagara rwose tukakugira n'ubundi bujyanama. Ikindi cya kabiri, ibyo mwibaza byose bitandukanye, wowe urabyibaza kukura aho ngaho, ariko ngwino ubyibaze uri kumwe na mwarimu akugira inama y'ikintu wakora, nawe ugatunga provisoire, ugatunga perime, ku buryo nawe nyine mu minsi iri imbere iyo perime yawe yazakugirira umumaro mu gihe kiri imbere. Ukuvuga ngo rero burya rero reka mabwiza ukuri, twavuze yuko ino channel yacu izaza kubafasha, ikabaha ubumenyi namwe mukihitiramo kugira ngo bigire icyo bibamarira. Nukuvuga ngo rero uyu ni mwarimu wanyu Emmanuel, uri kumwe namwe, nzajya mbategurira amavideo atandukanye. Ntimuzajye mugira impungenge, uyu munsi ushobora kubategurira ku buzima bw'umubiri,
nshobora kubategurira ku bijyanye na siporo, ngira ngo ibyo byose mwarabibonye ko kuri Ngufashe TV tugiye kuzajya tubicishaho. Ntimukagire impungenge nimujya kubona mukabona tubaye video igeranye n'ikiganiro kivuga ku bijyanye n'ubuzima, ngira ngo nanayishyizeho muri no minsi hari umutumirwa twari dufite ariko yanze kwigaragaza, ariko yatubwiye ibigeranye no kuba wakoresha umubiri wawe, hari ibiribwa ushobora kurya uburyo waringaniza imirire bikagenda neza. Ibyo byose tuzagenda tubibigisha kuri Ngufashe TV. Namwe rero mubane natwe, dufite byinshi byo kugira ngo dufashe abanyarwanda, dufashe abana b'u Rwanda, twese tugire kwiteza imbere, ubuzima bwacu bihinduke. Birashoboka ko byaba bigoye, ariko burya iyo wabishyizemo umuhate byose biroroha. Bakuriye inzira kumirwa. Murakoze rero, tuzakomeza tubagezeho izindi video zitandukanye, tuzakomeza tubane namwe igihe cyose. Murakoze, ciao ciao.